Baahubali iyi ni filime y'uwo bita Prabhas, ndetse dusanga ko iyi filime ya Baahubali yayobowe n'uwo bita SS Rajamouli ariwe director wayo. Mu myaka ya mbere y'ikinyejana cya 21 uyu muyobozi wayo ariwe bita Rajamouli yahimbye inkuru y'agatangaza ishingiye ku bwami bwa Mahashmati n'urugamba rwo gukura ubwami ku maboko y'umurwanyi w'inkundura. Iyo nkuru yaje gusohoka mu bigize filime ebyiri ariyo Baahubali igice cya mbere cyasohotse 2015, dusanga ko Baahubali nayo igice cya kabiri cyasohotse muri 2017. Izi filime zose zateguwe mu buryo bw'ikinamico n'ibihe by'igitangaza hamwe n'ubuzima bwuzuye bwa buri kintu, kuva ku ntambara nini kugeza ku rukundo, ubutwari n'imiryango. Iyi nkuru yayo yagiye yandika amateka y'indi sinema kubera uburyo bwa epic n'ubukana bwayo. Dusanga ko ubundi mu mwaka wa 2025 ku isabukuru y'imyaka 10 y'izi filime zamurikiye ku nshuro imwe, zose zifite izina rya Baahubali, aho izi filime zose zihuje maze zigashyirwa mu gihe kimwe kandi kurusha uko zasohokaga mbere. Mbere yuko nkubwira akayabo izi filime zinjije za Baahubali nuko zahinduye ubuzima bwa Prabhas uramukinnyi wayikimye ndetse n'amafaranga yatwaye, banza wumve neza utu tuntu. Ubundi mu gihe cyo gushutinga iyi filime ya Baahubali, mu gushushanya no kubaka uramugiye wabonye muri iyi filime wa Mahashmati byafashe igihe kirekire, harimo kubaka ibisenge n'amazu manini, bafashe amezi manini cyane. Gufata amashusho ya siporo z'intambara n'imirwano n'ibintu byinshi byasabaga iminsi myinshi ku rubuga. Hari abakozi bakoreshaga imizigo y'amajwi cyangwa imiyoboro miremire kugira ngo bamenyekanishe itegeko ry'ibikorwa mu gihe cy'intambara, kugira ngo bose begerane igihe kimwe kandi imirimo yose ikorwe neza. Aya makuru twakesheje Reddit. Ubundi filime Baahubali bavuga ko mu gihe cyo kuyikina hari udukosa twinshi bagiye bakora. Ngubu hari amakosa bagiye bakora, nkaho hamwe ari abantu babonaga bambaye inkweto muri scene imwe, ariko ahandi ugasanga mu yindi scene inkweto zisa naho bazikatinze. Kahandi bagiye bakoresha CGI nyinshi ku buryo hari amakosa ya mudasobwa yerekana amashusho nabi yagaragaye mu buryo butuma bimwe mu bice bigaragara nabi kandi amascene amwe akagaragara nabi. Iyi nkuru wayisanga kuri ndtv.com. Ubundi Baahubali nayo iri muri filime zinjije amafaranga menshi, dore ko iyi filime nayo iri mu zinjije menshi uyu mwaka wa 2025 urangira. Dusanga ko ubundi iyi filime yinjije hagati y'amadolari muri uyu mwaka. Ubundi izi filime uko ari zombi zinjije amafaranga ari hagati y'amakorore 430 na 450. Ubwo mu madolari ni hafi miliyoni 55 na miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika. Ese nuko ibi byahenze cyane? Ahangaha impamvu filime yabahenze nuko kubaka seti nini zafashe imyaka irenga 3. Ahangaha gukoresha arama VFX ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kintu cyatwaye amafaranga ni imyitozo ikomeye y'abakinnyi harimo nka Prabhas, aho dusanga ko yamaze imyaka hafi 5 kuri uyu mushinga. Izi scene z'intambara zafashwe iminsi n'amezi menshi. Ibyatumye Baahubali ibimwe muri filime zahenze cyane mu mateka ya sinema y'ubuhinde, ariko nyuma iza kwishyura ayo mafaranga inshuro nyinshi binyuze muri box office. Maze kwinjiza asaga miliyoni 350 z'amadolari ya Amerika. Ikaba ari imwe muri filime za mbere ubu mu Buhinde zarebwe n'abantu benshi. Ubundi dusanga ko Baahubali ni filime y'amateka yakoze ibigwi bitangaje bitewe n'ukuntu yinjije amafaranga menshi mu gihe gito, ndetse n'abantu miliyoni bakareba, n'abantu miliyoni zirenga bakayireba igisohoka mu masaha atarenze 9. Filime ya Baahubali ni urugero rw'uko umushinga w'ubuhanzi ushobora guhindura isura y'ahantu hose. Ubundi filime yabaye imwe mu zashimishije abarebye benshi ku isi, nubwo yari ifite intege nke zitarimo gushira ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ubundi filime yerekanye ko n'umushinga munini udashobora gukorwa neza buri gihe. Hari ibice byagoranye kandi byasabye ubuhanga bwinshi. Nubwo hari amakosa benshi baracyayifata nk'umushinga w'ubuzima bw'ikinyejana, kandi filime yatwitse cyane. Ubundi Baahubali iyi ni urugero rw'uko inkuru nziza, ubwitange bw'abakinnyi n'imbaraga z'ikoranabuhanga bishobora guhura bigatanga igihangano cyitwa blockbuster. Ariko kandi ibyo byose bigenda n'imbogamizi nyinshi, n'umushinga w'ubuzima bwose uhindura amateka ya filime ku isi yose. Twabanye nitwa Dolphe, iyi ni Kavuna Entertainment. Niba ugeze hano bwa mbere nizere ko wakanze subscribe, n'igitekerezo cyawe kuri filime twaza gukoreraho ni ingenzi. Ibindi ciao ciao.